turongeye turabasuhuje inshuti bakunzi banzuri business group limited, mwebwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro byacu cyangwa se amakuru yose tugenda tubahereza umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu, kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Reka rero dukomeze kubifuriza kugubwa neza aho muri hose kandi no gukomeza guhirwa mu byo mukora byose. Nkuko rero muri kugenda mubibona ku mashusho, iyi ngiyi ni inzu yo guturamo igurishwa, iri ahantu heza muri site, ahantu hagenewe imiturire y'amazu ya kadastre kandi hubakwa mu buryo bugezweho muri site zigezweho. Murabona yuko ari inzu y'amatafari ahiye kandi isakaye n'igisenge cyiza, irabura imirimo itari myinshi, mikeya rwose kugira ngo iyi nzu yose ibashe kuba yarangira. Iyi nzu yubakishije n'amatafari ahiye yose kandi irimo parafo yose, hanyuma ikaba iri mu kibanza gifite metero kare 300, ni ukuvuga ni 15 kuri 20, ni bya bibanza nyine bya site, ariko kandi ikaba iri ahantu heza muri quartier nziza. Ngira ngo muragenda mubibona yuko ifite parafo nziza cyane ya rangete kandi ifite design nziza, mu by'ukuri ikoze neza. Iyi parafo rero iri mu nzu yose cyane yuko iyi nzu atari inzu ntoya nk'uko mugenda mubibona, ni inzu nini iri muri quartier nshyashya iri gutwurwamo ubu ngubu rwose. Inzu rero ni amatafari ahiye yose kandi ikaba ikinze, irimo n'ibirahure ndetse banayituyemo, cyangwa se nawe wayituramo mu gihe waba urindiriye kuyuzuza, kimwe nuko wanayuzuza ukayijyamo irangiye, cyane yuko imirimo isigaje atari myinshi cyane. Iyi nzu rero iri Kicukiro Gahanga, ni ukuvuga ngo iri mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga. Ikaba iri muri site iri munsi ya hano rwose ku isoko rya Gahanga, umanutse ku isoko gatoya ugana kuri Cricket, ahagana inyuma ya Cricket cyangwa se hepfo gatoya yaho bakinira Cricket, niho iyi nzu iri. Iyi nzu rero ni inzu yubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho kandi yubakishijwe ibikoresho bikomeye cyane, yuko nyirayo ubwe yashakaga nawe kuyituriramo. Yayubatse kugira ngo ayituriremo, ntabwo yayubatse kugira ngo ayikodeshe cyangwa se ayigurishe, ntabwo yubakiwe business, ahubwo yayubatse kugira ngo nawe ayituremo. Ariko nyine namwe murabizi by'iyi si, hari igihe uba ufite akazi none ejo bikanga, hari igihe uba ucuruza uyu munsi bigenda ejo bikanga, bitewe n'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye, cyane wenda dufashe nk'urugero rwa COVID-19. Mwese mwabonye ibyo rwagiye cyangwa se ibyo kiriya cyorezo cyagiye gikorera abantu, kigenda kibasubiza hasi. Mu gihe rero atagishoboye kuyuzuza ngo nawe ayituremo, niyo mpamvu umuntu aba yashyize ku isoko kugira ngo ibashe kugira gute, ibashe kumufasha. Nyine umunyarwanda niwe wavuze ngo ukena ufite itungo rikagira gute, rikakugoboka. Iyi nzu rero mureba iri Gahanga munsi ya Cricket, ifite ibyumba 4, ifite ibyumba 4 binini kandi byo kuryamamo, binini bihagije, hanyuma ikagira douche na toilette 3. Ni ukuvuga ngo ibyumba 2 bihurira kuri douche na toilette 1, hanyuma icyumba cya chambre principale kikagira douche na toilette n'ikindi cyumba. Mbese ni inzu y'ibyumba 4 byo kuryamamo binini, salon, salle à manger ndetse na cuisine. Ifite salon, salle à manger na cuisine, ikagira na douche na toilette 3. Iyi nzu kandi ikaba yubakitse mu kibanza gifite ubuso bwa 320. Barankose ndabibonye aho byanditse, namwe bari kuri YouTube channel murimo murabibona. Ifite ubuso bwa metero kare 320, ni ukuvuga ngo ni 16 kuri 20, 16 kuri 20. Ni ukuvuga ngo kuri standard ziri normali z'ikibanza cyemewe, iyi nzu iri mu kibanza kirenzaho metero kare 20. Zirangana na parking y'imodoka. Iyi nzu rero kandi ikagira hagenewe jardin n'ahagenewe parking. Ntabwo rero iyi nzu ihenze ugereranyije n'ahantu iri,
n'ibikoresho biyubakishije, cyane ko ari itafari ye yose n'igisenge mwakibonye. Ntabwo ihenze rwose iyi nzu ugereranyije na amparasema yayo, cyane ko itari kure ya kaburimbo, kubera ko uva kuri kaburimbo uhagera ni mu minota 5 yonyine, kandi uri n'amaguru. Byumvikane ko ari ahantu hafi cyane, imodoka ni umunota nk'umwe. Ni ukuvuga ngo rero iyi nzu amafaranga ishaka ntabwo ari menshi mu by'ukuri, ujyanyije n'ibikoresho biyubakishije n'agaciro k'ikibanza cy'aho iri n'umwanya ni byinshi cyane umuntu aba akwiriye kureba mu gihe yakoze igikorwa nk'iki ngiki. Ariko nyirayo ibyo ngibyo yemeye kubyakira, ntiyabyitaho cyane bitewe n'uburyo akeneye amafaranga, nuko natwe nka Nzuri Business Group Limited twamwegereye tukamuganiriza. Iyi nzu rero ntabwo ihenze, irashaka amafaranga atari menshi. Ngira ngo abantu bafite amatsiko, barimo baribaza nangahe, wenda muri za 50 40, ariko ntabwo ishaka amafaranga menshi, ishaka miliyoni 30 zonyine, miliyoni 30 z'amanyarwanda, kandi ziri negosiyabure. Nimvuga negosiyabure mwumve ngo zigabanuka cyangwa se ziganirwaho zikagabanywa. Ni miliyoni 30 tubasha kuganiraho tukagabanya. Ni igiciro, ntabwo ibiciro by'amazu cyaze ibiciro tuba tuvuga hano ntabwo turi Rura, ni ibiciro biba biri negosiyabure. Iyi nzu rero wayikunze waduhamagara kuri nimero zacu zisanzwe arizo 0788 48 67 97 cyangwa se ugahamagara kuri 0781 2 Si ibyo gusa rero ushobora kudusura no ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ushobora no kudusanga aho dukorera hariya ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje umanuka nk'ugana Nyabugogo, ni muri etaje ya 2 y'amatafari yanditseho Shema House. Ukora muri etaje ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari cyangwa se ureba ku Gisozi. Iyi nzu ishaka miliyoni 30 zonyine, kandi ziri negosiyabure. Ntigucike kabisa. Ni nako tukugezaho n'izindi serivisi zose tugenda tubaha, kububakira, kubimura, ndetse no kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa. Ari nako kandi tubagezaho ikiganiro buri munsi kuva saa 12 kugera saa 1 kuri Fine FM 93.1. Ikiganiro cyitwa Gira Icumbi kiba kiri live kandi kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Niho ushobora gusobanukirwa byinshi cyane ku bijyanye n'imitungo itimukanwa n'imari zose, ukagenda uzihabonera. Kandi rero subscribe, komeza ukande subscribe, ukore na share, kugira ngo inshuti n'abavandimwe bawe bajye bareba imari zose tugenda tubagezaho, amakuru yose tugenda tubaha ajyanye n'imitungo itimukanwa, kubera ko iwacu umukiriya ni umwami. Turabakunda cyane kabisa.